ikinze. Imana irashaka kugukingurira imiryango ikinze. Umuririmbyi ariko arangije araririmba aravuga ngo nushaka ko tujyanayo ngo wihane muri iki gitondo, wihane umaze kumvira ijambo, wihane Imana ikubohore kugira ngo mugendane, kugira ngo Imana igukingurire imiryango. Amahoro tugire neza. Ibyo watunga byose udafite kubaha Imana, udafite guca bugufi, udafite Imana nk'umutabazi zakurengera ku munsi mubi, ibyo byose byaba ari zero. Agaciro nukubaha Imana, agaciro nugukizwa, agaciro nuguhinduka maze ukemera. Jambo rirambwira ngo ibintu byose iyo birimo Imana Data, haleluya, bigenda neza. Banza usaba imbaraga z'Imana zigwire mu mutima wawe. Niko nasomye ijambo rirambwira riri muri Yesaya 50:7 haravuga ngo kuko umwami Imana azantabara mu gihe wagwije imbaraga z'Imana, nta kizabasha kukugusha, nta kizabuza kugusitaza, nta kizatuma udakomeza inzira. Wowe urwaye, wowe ufite ibibazo, wowe ufite amaganya, wowe ufite amakuba, wowe uri mu ntambara, wowe uri mu rugamba, ubuze icyerekezo, ubuze kubigira, ndagira ngo nkubwire ngo icyo kibazo, icyo kigeragezo ufite ntago ari cyo kukwica, ahubwo nicyo kugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri wowe. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen. Reka twongere tubasuze mwebwe mwese abakunzi b'Ihumure TV. Amahoro y'Imana abane namwe, urukundo rw'Imana rubaganze kandi Uwiteka akomeze abahire mu byo mukora byose. Ntangira mbasuhuza mvuga ngo Imana ibishimisha ibyishimo biruta imyaka mwababarijwemo, kandi Imana ibashumbushe iby'inzige zariye. Yenda mukaya nta undi ni Bobo, ndabaramukije rero muri iki gitondo, mukomeze muhirwe muri byose, ndabakunda cyane. Wakoze subscribe uhabwe umugisha, kana utarayikora uramenye utarenga udakanzo kugira ngo ujye ubona ibinyura ku Ihumure TV, ube mu bambere babibona. Tugira isengesho saa 7 z'ijoro dushima Imana yaturinze uwo munsi, tunayiragize wo dutangiye, ndetse tugira niba tureye mu gitondo tuyiragize ibyo tugiye kwirirwamo, ndetse tunayiha mu biganza byayo. Ijambo rya mbere banza muri Bibiliya riravuga ngo mbere na mbere Imana. Uyu mwanya rero turi kumwe n'umutumirwa, umubyeyi mubona imbere ya kamera. Reka tutangire dusenga Imana, ubundi tumuhe umwanya atwibwire kugira ngo tubane nawe tuzeranye. Mwami Imana yacu turagushimye, uro kwizerwa, twakugezemo tubona amahoro, twakugezemo tubona umunezero. Yesu kuva twakugeramo nta gihombo dufite, kuba twakugeramo dufite ibyishimo, umunezero dufite ukomora kuri wowe, tukomora ku musaraba, kuri wa musozi ujya Golgota. ngo bana natwe muri iki kiganiro utugirire neza, ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Kuboko kwawe kwiza kutubonekeho, mugisha Mwami ukorane natwe iby'ubutwari, twese tuvuge cyane ngo amen. Amen. Turakwakiriye ku Ihumure TV. Amina. Ikaze. Amina. Watangira wibwira abadukurikiye muri uno mwanya. Amazina yanjye nitwa Mubonye Florence. Yego. Mubonye Florence, uri umubyeyi, uri umukobwa, cyangwa twibwire neza byimbitse. Umubyeyi w'abana 6. N'umutware. Naturutse mu karere ka Ngoma mu Burasirazuba, mu murenge wa Kazo. Aderese mbarizwamo na ADPR, paruwasi yacu ni Nyamugari. Ndatekereza umubyeyi tugiye kubana amaje kubibwira bihagije, ndagira ngo tumuhe umwanya ubundi atugezeho icyo Imana yamudutumyeho. Wowe rero dukurikiye, ube hafi, ufate akayekuteri, ufate ushyire muri mashine yawe, muri telefone yawe, muri televiziyo yawe, ubundi wumve icyo Imana igutumyeho muri uno mwanya, kandi uhembuka wabwe ihumure mu izina rya Yesu. Karibu mama. Banze ndirimbe agakorasi kariho kamfasha muri iki gitondo. Yego. Ngo niba nawe ubishaka ko yamamara, Yesu umwami w'abami ni yamamare. Niba nawe ubishaka ko yamamara, Yesu umwami w'abami ni yamamare. Haleluya, ni yamamare.
niyamamare niyamamare Niyamamare, yego niyamamare niyamamare haleluya niyamamare niyamamare Yesu wacu niyamamare niyamamare haleluya 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 Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Amen. Muririmbyi aravuga ngo niba nawe ubishaka ko yamamara, Yesu umwami w'abami niyamamare. Amen. Nta kindi kitugejeje ku Ihumure TV no kwamamaza Yesu. Haleluya. Mu buzima bwawe. Yesu niyamamare rero. Amen. Imana itugirire neza. Amen. Tugiye kurebana ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 43. Yego. Ku murongo wa 18. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen. Haravuga ngo ibya kera ntimubyibuke. Yego. Kandi ibyashize mwe kubyitaho. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ngo uko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Yego. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Amina. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranije. Amina. Abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ijambo rivuganye natwe ngo dore ngiye gukora ikintu gishyashya. Yego. Imana itugirire neza. Yesu hari ikintu gishyashya agiye gukora mu buzima bwawe. Haleluya. Nkuko ikintu cyadutse abantu bose barakimenya. Yego. Kandi abantu bose baharanira kukireba cyangwa se kukigura ubwa mbere. Imana itugirire neza. Amen. None Yesu arahagurutse kugira ngo akore ikintu gishya, ahindure ubuzima bwawe, ahindure imibereho yawe, ahindure amateka yawe. Umuririmbyi arangije araririmba aravuga ngo humura humura, suko bizaba. Ijambo nararisomye riri muri Zaburi 25:3. Haravuga ngo suko bizahama kuba mutegereje. Haleluya. Ngo nta muntu uzakorwa n'isoni keretse uvuye mu masezerano. Bavandimwe nimuze tugume mu masezerano. Bantu badukurikiye mugume mu masezerano. Ntago uzakorwa n'isoni keretse uvuye mu masezerano, keretse uvuye mu muhamagaro, keretse uvuye mu gutoranywa n'Imana uko yagutoranije, niho uzakorwa n'isoni. Haleluya. Ndibuka ijambo riratubwira ku nkuru za Rusi na Nawome. Rusi na Nawome baranambanye, baragendana, barakundana. Bamaze gukundana umwe yagiriyeho undi umugisha. Natwe Kristo twamenye, Kristo twizeye, Kristo twiringiye ni umugabo w'umunyakuri. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ibihamya birahari. Haleluya. Imana itugirire neza. Ibihamya birahari iyo yuguruye. Yesu iyo yuguruye, haleluya, nta muntu ubasha kugara. Imana iduhaze ibyiza. Imana ihaze kwifuza kwacu muri iki gitondo. Imana ikugire neza muvandimwe, wowe udukurikiye, wowe uriho utureba. Imana iguhaze ibyiza. Kandi Imana igukingurire imiryango ikinze. Imana ikingura amarembo. Imana itugirire neza. Nuko nasomye ijambo ry'Imana naryo riri muri Yesaya 45 havuga ku bintu bya Kuru. Uwiteka aramubwira ati yewe Kuru, ni wowe mfashe ukuboko nkakuneshereza amahanga ari imbere, kandi nkagukingurira imiryango ikinze. Imana irashaka kugukingurira imiryango ikinze. Umuririmbyi ariko arangije araririmba aravuga ngo nushaka ko tujyanayo ngo wihane muri iki gitondo, wihane. Umaze kumvira ijambo wihane, Imana ikubohore kugira ngo mugendane, kugira ngo Imana igukingurire imiryango. Amena. Muririmbyi arangije ararimba aravuga ngo ni byiza kugendana n'Imana. Haleluya. Bavandimwe mukumbure kandi mwifuze, nshuti z'umusaraba n'abadukurikiye mwese, mwifuze kugendana n'Imana. Muririmbyi niko yaririmbye aravuga ngo ni byiza kugendana n'Imana, ngeri yabagendanye Imana irangije iramugabira. Haleluya. Imana y'amahoro idufashe kandi tugire neza.
aravanga ibi nibyo Uwiteka abwira kuri uwo yimikishije amavuta. Uwiteka yakwimikishije amavuta ati ni wowe mfashe ukuboko. Haleluya. Imana itagufashe ukuboko ahawe harangira, kuko mu nzira mu rugendo harimo byinshi byakugusha, harimo byinshi byakugirira nabi, ariko Imana y'amahoro igufata ukuboko, Imana igufashe ukuboko, Imana irakurengera, Imana ikakugira neza, kandi Imana itagutabaye ntawagutabara. Yego. Turacyari mu ijambo, turacyari kuri iri jambo. Ngo ibya kera ntimubyibuke. Ubuzima wabayemo ntubwibuke. Yesu avuganye nawe ngo dore ngiye gukora ikintu gishyashya. Amen. Yesu hari ikintu gishyashya agiye gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Yesu arashaka guhindura imibereho yawe, arashaka guhindura amateka yawe. Ngo warababaye urihangana, warasuzugura natukwa, baguhinduye nk'umusazi, ku musozi wahabaye igitaramo, barongera kukurega iki? Ijambo riratubwiye ngo barongera kukurega iki? Hari inzandiko Imana imanuye ku buzima bwawe. Haleluya. Ngo kuko wakunze gukiranuka, nicyo nanjye nzagukiriza, kuko wanze ubugome bw'isi, nicyo nzaguhera icyubahiro. Haleluya. Amina. Umuririmbyi arangije aravuga ngo biva muri uyu mwuga, guhindurirwa amateka biva muri uyu mwuga, kugirirwa neza n'Imana biva muri uyu mwuga, kwitwa irindi zina biva muri uyu mwuga. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo dore ngiye gukora ikintu gishyashya. Hari ikintu gishyashya Imana ije gukora mu buzima bwawe, kandi ucyakire. Yesu avugana n'abigishwa arababwira ati yaba mwari mufite kwizera, zamura kwizera kwawe, kuko hari ikintu gishyashya Yesu ashaka gukora ku buzima bwawe. Hari imiryango yari ikinze Yesu agiye gukingura. Imana y'amahoro itugirire neza. Abwira kuri ati ndakujya imbere. Haleluya. Ndinganiza hataringaniye. Imana itugirire neza. Yesu agiye kuringaniza hataringaniye, kandi si ukuharinganiza gusa, yagufashe ukuboko, kandi ngo abari mu maboko y'Imana n'ahisi yahinduka abo barashinganishijwe. Niko nasomye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 91. Haravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose, ngazahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome kinkingira, uri Imana niringira, Imana nizeye. Haleluya. Igukiza ikigoyi cy'abagoyi. Hari ibigoyi abantu bari guca ku buzima bwawe, hari ibica abantu baca ku buzima bwawe, ariko kuko Imana igukingiye nk'igituza, Imana ikubereye maso, uhumure, ntago uzahamubabaye. N'isaha itaragera, isaha nigera abanzi bawe zatangara. Muririmbyi arangije ararimba aravuga ngo guma mu mwanya urimo gusa. Muririmbyi guma mu mwanya urimo, mukozi w'Imana guma mu mwanya urimo. Imana y'amahoro itugiriye neza. Nongera nsoma irindi jambo riri muri Yobu 28:28. Haravuga ngo dore maze ngibwira umuntu iti irimo iravugana nawe aya masaha, iramubwira iti dore kunyubaha nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana y'amahoro itugire neza. Ibyo watunga byose udafite kubaha Imana, udafite guca bugufi, udafite Imana nk'umutabazi izakurengera ku munsi mubi, ibyo byose byaba ari zero. Agaciro ni ukubaha Imana, agaciro ni ugukizwa, agaciro ni uguhinduka, maze ukemerera Yesu akakuyobora mu mibereho yawe, akakuyobora mu buzima bwawe. Umuririmbyi arangije aravuga ngo ni byiza ni ukuri kugendana n'Imana, mwifuze kugendana n'Imana kugira ngo Imana ibayobore. Amen. Ongera nsoma irindi jambo riri mu Gutegeka kwa 2:28. Haravuga ngo nugira umwete, muvandimwe ugira umwete. Wowe wumvishira ijambo rya nyiri jambo, gira umwete mu mutima wawe, ugira umwete wo guhinduka, ugira umwete wo gukizwa, ugira umwete wo kwezwa. Yesu azakugirira neza. Aravuga ngo nugira umwete wo kunyumvira no kwitondera amategeko ngutegeka uyu munsi, iyi migisha yose zakuzaho. Haleluya. Imana y'amahoro itugirire neza. Turacyari mu ijambo. Ngo ibya kera ntimubyibuke, ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ngo ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya, ngo nzaharura. Imana irateganya guharura. Imana irashaka guharura inzira.
guharura inzira z'imigisha yawe, irashaka kugutunganiriza ameza mu maso y'abanzi, irashaka kugukura kuri tekeri, irashaka kugukura ahuri, irashaka kukugirira neza. Iri jambo rirambwira ngo benshi bazabireba batinye ngo Imana yigaragaje. Iryo jambo riri muri Zaburi 40, haravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, ngarangije atega amatwi yumva gusenga kwanjye. Imana itugire neza, ngo niryo shimwe ry'Imana yanjye, ngo benshi bazabireba batinye Imana yigaragaje. Amen. Dufite Imana itabara bayo, iyo dusenga iratwumva. Dufite Imana we, dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Haleluya. Amena. Ndumva imbaraga, ndumva imbaraga we, ndumva imbaraga we, ndumva imbaraga we, ndumva imbaraga we, imbaraga we, imbaraga z'Imana ziratabara, zirahindura, zirengera abantu, zikura ku musozi. Ndumva imbaraga. Haleluya. Haleluya. Ijambo rirambwira ngo ibintu byose iyo birimo Imana Data, haleluya, bigenda neza. Banza usaba imbaraga z'Imana zigwire mu mutima wawe. Niko nasomye ijambo rirambwira riri muri Yesaya 50:7, haravuga ngo kuko Umwami Imana azantabara. Mu gihe wagwije imbaraga z'Imana, nta kizabasha kukugusha, nta kizabuza kugusitaza, nta kizatuma udakomeza inzira, udakomeza urugendo. Ijambo rirambwira ngo inzira iraruhije, ngo nimwitange bavandimwe dukurikiye, nimwitange ngo nimwamara kwitanga mujye umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo, nuko mukora imirimo yanyu. Uwiteka aravugana nawe ngo azagutabara, azagusubiza, ngo uwitanga, haleluya, nzamugororera. Imana izanye ingororano, nukuri ingororano z'abihanganye, nukuri zirahari. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Ingororano z'abihanganye zirahari. Nuko ijambo ry'Imana riravuga, riri mu Byahishuwe 22:12, haravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu shimwe. Haleluya. Ndagushimye Yesu kuko uzanye ingororano. Imana izanye ingororano z'abihanganye, Imana izanye ingororano z'abayikoreye batayiryarya, Imana izanye ingororano z'abantu bafite mu mitima inzira z'igisiyoni, z'abantu batabivanze. Ijambo rirambwira ngo gukizwa nabi bitera umwaku, ariko umuntu wakijijwe neza bimuhesha umugisha. Dore ibendera ya Yesu iramanitse, nguwaraje ahuru yacyo ngatabara be. Ati yemwe ndaje, ati yemwe ndaje, nimukomere ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje, ati yemwe ndaje, nimukomere ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite Umwami Yesu zaduhindu. Ati yemwe ndaje, ati yemwe ndaje, nimukomere ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Nshuti mwe dukurikire Umucunguzi, tumutumbire twizere ubutware bwe. Ati yemwe ndaje, ati yemwe ndaje, nimukomere ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Ninde wabashobora. Haleluya. Ninde wabashobora. Mufite Imana, ninde wabashobora. Iri kumwe namwe, ninde wabashobora. Haleluya. Uzi kurinda Mana we, kurinda Mana we, kurinda Yesu we, kurinda Data we, kurinda Nyiringabo, kurinda Nyiribihe, kurinda
yesu we kurinda nyiringabo kurinda. haleluya Amen. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Amina. Turacyari ku ijambo rya nyiri ijambo. Haravuga ngo dore ngiye gukora ikintu gishya. Imana ije kugukorera ikintu gishya mu buzima. Amina. Kandi ucyakire. Niko umuririmbyi yavuze ngo ni umugabo w'umunyakuri. Yesu ntabeshya. Yesu nta hantu adakura umuntu. Yesu nta hantu atamugeza. Muribuka ageze kwa Lazaro. Imana itugirire neza. Ibya Lazaro byari byaranutse. Ibya Lazaro ntibyari bikitwaho. Muribuka ko Mariya na Marita batumye kuri Yesu, kandi Yesu yari inshuti zo kwa Lazaro. Imana idufashe kandi tugirire neza. Batuma kuri Yesu. Yesu arababwira ati, Yesu asubiza uwo bari batumye, arababwira ati mugende mumubwire ko iyo ndwara arwaye atari yo kumwica. Imana idutabare. Nanjye ndagira ngo mvugane nawe, wowe unkurikiye, wowe urwaye, wowe ufite ibibazo, wowe ufite amaganya, wowe ufite amakuba, wowe uri mu ntambara, wowe uri mu rugamba, ubuze icyerekezo, ubuze kubigira. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo kibazo, icyo kigeragezo ufite ntago ari cyo kukwica, ahubwo nicyo kugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri wowe. Imana y'amahoro itugirire neza. Amina. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ijambo ry'Imana Yesu yari yasize ku mutima wanjye muri iki gitondo, nuko aje gukora ikintu gishyashya mu buzima bwawe kandi ucyakire nk'ukuri, kuko Imana y'amahoro izanye ubutabazi. Imana ntabwo itinze. Imana irahagurutse nkuko yigeze ihaguruka kwa Hana. Murabizi inkuru za Hana na mukeba we. Imana irahaguruka. Hana yari afite ikibazo cyo kutagira umwana, afite umukeba. Nawe waba ufite ikibazo kigiye gitandukanye, ufite abakeba, ndavuga ibibazo, ndavuga ibigeragezo. Imana idufashe kandi tugire neza. Ariko Yesu arahagurutse kugira ngo agukize amakuba, agukize ibyago, agukize ibibazo, agukize ibigeragezo. Muririmbyi araririmba aravuga ngo ntaho yagiye, iracyakora. Imana iracyakora. Imana iracyakora. Ntago ari umuntu ngibeshye cyangwa se igusezeranye byitazakora, ahubwo Uwiteka aje gusohoza icyo wavuganye nawe. Hagarara neza rero mu mwanya wawe, utuze kandi umutumbire, ngukuriya gutabarwa, ngukuriya kuraje. Imana ibahereza amahoro n'umugisha. Amen. Amen. Abakunzi b'Ihumure, Imana ibaha umugisha. Iyo ni message yawe y'uno munsi kandi uyakire neza, wumve ihumure mu mutima wawe. Mama, twagira ngo udusoreze n'ubundi udusengera. Mana, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ineza n'urukundo byawe. Nasomye ijambo riri muri Yesaya rirambwira ngo ijambo ryawe ntirizazira ubusa. Haleluya! Rizabasha gusohoza icyo ritumye. Nyemerera iri jambo Mwuka Wera ariherekeze, arishorere mu mitima y'abantu baryumvishe, ribashe gukora icyo ritumye ubu nonaha. Kandi abantu baryumvishe ntirinyure mu matwi ngo rinyure mu kundi, ahubwo ribe inkomezi, rihindure kandi risohoze ikirizanye. Urakoze, turagushimye rero kuko ubyumvishe kandi ubikoze, nuko tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.